Hello guys, it's been a long time tutari kuvugana twitwaranye ko I'm back. I think mwese ifoto mwakomeje kubibona benshi muramuzi cyane umuhanzi wakoze ibintu byinshi hano mu gihugu cyacu bamwita Gisa Cy'Inganzo, akaba yaramenyekanye mu myaka yashize ariko nyuma kaza kubura tukaza kumubura, bakibaza ngo ni iki cyabaye kuri uyu muhanzi kugira ubwo bimumerera gutya. Niba rero ushaka kumenya inkuru yose komeza ubane nanjye kandi thank you for making subscribe, n'abandi mutarayikora mugerageze mubikore kugira ngo tubane hano. Let's go. So rero guys, inkuru yacu nk'uko tuyikesha ahantu hagiye hatandukanye, abanyamakuru bagiye batandukanye kandi bizewe hano mu Rwanda, aho ni nyuma y'uko harashize igihe kinini cyane abantu tudaheruka kumva indirimbo ze kandi twaramumenyereye umuhanzi mwiza cyane akora indirimbo nyinshi twakunze. Hari n'indirimbo yamenyekanye cyane ari nayo ngira ngo ya nyuma aheruka gukora yitwa Uruyenzi. Biravugwa yuko yaje kuba yajya mu bintu by'abagore, bikaba aribyo byatumye ubuzima bwe bujya ahantu habi, akaba nyuma muri iyi minsi yaje kugaragara ubuzima busa nkaho butamworoheye. So guys, niba warigeze kumufana kandi ukaba nyine ukimusengera, so keep praying for him kabisa, turebe yuko wenda byazakunda kubera ko Imana ntabwo isakaye. Uyu munsi niwe ariko ntabwo tuzi uko ejo bizamera. Ni nyuma y'uko rero hari amaze igihe hahitinze inkuru zigiye zitandukanye zabaye Emeline Shanga, Festina ndetse n'izindi nkuru mwagiye mumenya n'aba Jackie. So rero guys, njyamo nabyumvishe ko navugije ihoni rwose, nawe ati mwitonze gato muve mu nzira muhagarike ibyo mwakoraga mubanze mwumve iyi nkuru rwose itaza kubacika. Guys, ngira ngo uyu mugabo mwese muramuzi, ni umuvugabutumwa yamenyekanye, abantu benshi mwamumenye mu bukwe bwa The Ben. Mwese ndizera ko The Ben mumuzi, yakoraga ubukwe n'umukunzi we, umugore we witwa Uwikeza Pamela wahatanye no muri Miss Rwanda. Uyu mugabo rero nibwo abantu benshi bamumenye ko ari umukire wa danje, bamumenye ko ari umuvugabutumwa, bamumenye ko ari umugabo ufite umutima mwiza. Ariko guys, uyu munsi twaje gutungurwa tubonye inkuru idasanzwe ubwo we yaje ku rukuta rwe rwa Instagram agashyiraho akihanangiriza umuntu mwese muzi ni umusitari muvuga bita Godfather. Uyu mugabo rero yaje kugaragaza yuko Godfather hari abantu arimo aragenda atuburira yaka amafaranga kugira ngo nyine ngo atazabasebya. Guys, bya Godfather nabyo rero yaje kuvuga ko afite ibimenyetso byinshi ko hari amafaranga yagiye amuha amutera ubwoba ngo azamusebya, azamushyira hanze. Nanone kandi guys, yaje kuvuga ko Godfather ajya akorana sex n'abakobwa bagiye batandukanye, akabafata screenshot then akaba batera ubwoba ngo bamuhe amafaranga cyangwa se azabasebye, azabate video zabo hanze nk'uko mwagiye mubibona ku bantu benshi byagiye biba bitandukanye mu minsi yashize. Jihad byamubayeho ndetse n'uwitwa Emeline Shanga, ino mwese muramuzi ko nawe byamubayeho. Guys, that is ibyo uyu mugabo Prophet Joshua nibyo binaje kwihanangiriza Godfather, aho yanashyize hanze post ndende, ndaza kuyibereka, amwiyama rwose avuga ko yazengereje abanyarwanda. Guys, imihanda ikomeje kunyerera pe. Ibyo rero bya uyu muvugabutumwa cyangwa se uyu mukire uzwi cyane kandi ukunzwe hano mu gihugu yaje kwihanangiriza uyu mugabo. Turi kwibaza se kuki ubundi n'iki kiri gutera uyu muhungu, uyu musitari wacu, ko twari dusanga tuzi ko ari umuntu wizewe, kubera iki yaje gukora ibi bintu? Ni mu gihe rero natwe tugitegereje kureba ko hari ikintu Godfather aza gutangaza, nawe turebe ibyo ari byo, tumenye ngo wagwana bimeze biti. Guys, nuko ibintu bimeze tu. Umwana kwibutsa kubanza ugakora subscribe kuri iyi channel, kanashyiraho comment kuko abashize igihe kinini tuzavugana tudaherukanye.
nyuma y'aho inkuru za Vestina Emeline Shanga ngo bamufunze, ariko ndacyayisesengura ntabwo njya mbaha amakuru atizewe, ndaza kubatamu mbabwira ibyo ari byo rwose, ndabatamu mbabwira ibyo ari byo kugira ngo umenye nyine wagwana umeze gute. Rero ni mu kanya nkaza nkabereka, kanze ndabereka iyi post y'uyu mugabo Prophet Joshua yanangirije uyu muhungu rwose. So mbona no kubura abantu mujya mutanga amavideo yanyu, ni akazi kanyu mwebwe. Mwana ngenda cyaba kamugura amabwa ati ibintu mani mubireke, bino bintu umuntu azaga gusaba ngo ameza video yawe umeze gutya na gutya kugira ngo mwana n'ubundi urabikora bigasanga n'undi agutaye hanze agushizeho amananiza. Rero ni hanga Prophet Joshua Devaya yavuze ati you know Godfather ukomeje kunkorera harassment, ubwo yari ari kuvuga yuko rero akomeje kumukorera nk'ihohoterwa, kandi akavuga ko ngo kubera kurambirwa kumuha amafaranga ahora anyaka, nguyu ahora akoresha abantu kuri TikTok ngo bansebye, ntabwo nzihangana nzitabaza justice y'u Rwanda. Ni ukuvuga ko rero ahangaha ubwo nyine uyu musore wacu Godfather amaze guhabwa amafaranga menshi n'uyu muvugabutumwa ari we Prophet Joshua, bigaragara ko yagiye amuha amafaranga menshi, ariko nyuma agaca inyuma akakoresha abantu akabishyura bakamusebya ahantu hagiye hatandukanye ku social medias. Rero uyu Prophet Joshua yagaragaje ko yaje no kuvuga ko afite proof z'amafaranga yagiye amuha, ariko nyine akaza no kuba agikomeje gushaka kumwaka, kandi hari n'ahantu yaje muze kujya ku social media y'abantu mumukurikira muraza kubibona, yashizeho ijwi agaragaza uyu muhungu cyangwa se uyu musore wacu Godfather amwaka amafaranga. So guys, abantu mujya mwumva abantu babaka amavideo yanyu ashobora kuba atahanze tu, so you have to be careful mukareka ibintu muba murimo guys. Ndakwibutsa gukora subscribe niba utarayikora hano kurica, no kugira ngo dukomeze kujya tubana hano guys. Ugomba kuba amaso, ndaza vuba ndanabatama izindi story za danje mutanazi man, nubwo mba naracecetse akumva mari. So guys, yaje kuvuga ngo mfite proof za cash yanyatse, nanone yanyatse izindi ndamwangira, akoresha abakobwa nabo bamubwira nome, akomeza babwira ngo banyaka amafaranga. Guys, abantu nyine bakomeje kujya bitwaza ibintu runaka ngo baradusebya bakatwaka amafaranga. You have to be careful man. Imihanda yaranyereye kandi murabizi ukuntu ubukene bumeze nabi, umuntu ari kuza yitwaje akanaguta hanze. Guys, don't forget to subscribe.